muri iki kiganiro ndagira ngo tunyure mu ncamakeya ikibazo ko giteye naho kigeze uyu munsi, ariko tubanza kujya cyane cyane kwimba mu mizi yaho cyahereye kuva cyatangira kugeza uyu munsi wa none, aho ingabo z'u Rwanda noneho ziri ku mugaragaro mu gace ka Murambya, ari naho hari abasirikare barimo gusenyera abanyamurenge batwikira amazu. Ngewe muri uyu mutwe nagize ngo nguheze iki kiganiro, nagize ngo umutwe uvuga ngo ni umuharuro uganisha ku muhero w'abanyamurenge. Sinzi rero nimba icyo ngicyo ari n'ikinyarwanda bishobora kumvikana, ariko ni umuharuro, ariko ikinyamurenge cyo bahita babyumva. Naye ndabyumva neza rwose, birumvikana nk'uko bisobanura. Ndagira ngo twinjire mu kiganiro tubagenda twungurana ibitekerezo, niba koko nza kumva neza icyo mushaka kumbwira. Ijambo ni ryanyu. Icyo dushaka kuvuga ni uko u Rwanda hari ibibazo muri Kongo, ariko ahanini bigashinjwa u Rwanda, cyane cyane ubutegetsi bwa Kagame, kuko nibwo bwateguye uyu muharuro twebwe tuvuga ko ari umuharuro abanyamurenge bagenderamo, batazi ko imbere hari urwobo rwenda kubamara. Byatangiye muri 1994, aho u Rwanda rumaze gufatwa n'inkotanyi. Bahise bafata abasore bose bakomoka muri Sud Kivu n'abakomoka muri Nord Kivu cyangwa se Kivu y'amajyepfo n'amajyaruguru, babajyana mu kigo cy'imyitozo cya Gashora. Bamaze y'umwaka bitoza, barangije muri 1996 bafata urugendo rwo kujya gutera Zaire. Ntabwo yari Kongo icyo gihe, yitwaga Zaire, iyobowe na Perezida Mobutu. Mu gihe bari bagiye bateye, bavugaga ko intego ari ukujya kuramira ngo abanyamurenge ngo jenoside igiye kumaraho, cyangwa se ngo barimo gutegurirwa jenoside. Kandi mu by'ukuri abagendaga bavuga ko bagiye kuyihagarika, ahubwo nibo bari bayiteguye, kuko n'uyu munsi wa none irimo gukorwa kandi gakorwa nabo. Muri icyo gihe cya 1996 bateye Kongo, mu gihe bari bakigenda bafata uduce tumwe na tumwe twa Kongo, n'icyo gihe bakoresheje inama yayobowe n'abasirikare bakuru ba FPR hariya i Butare, basaba abo bise abanyamurenge b'abarepresenta cyangwa se abahagarariye abandi banyamurenge kuza muri iyo nama. Bahageze babasaba kujya kuzana ababyeyi babo ngo baje kubatuza mu nkambi ya Kiziba hariya ku Kibuye. Abanyamurenge ntibabyumva. Batamaze kubyumva rero, icyo gihe bahita haviramo kutumvikana, noneho bakoresha indi nama yayobowe na Kayonga, bayikoreshereza Rusizi. Nanone icyari kigamije kwigwa cyari icyo ngicyo. Bavugaga ko abanyamurenge ngo bazabica, ngo Mobutu ngo afite ingabo zikomeye, kandi ubwo ngubwo bari bageze za Gisangani. Umve Ikisangani, bafashe za Rubumbashi, bafashe hirya za Manyema n'ahandi, ariko no bagashaka kugarura abanyamurenge ngo babazane mu Rwanda babatuze mu nkambi. Rero uko kubatuza mu nkambi byaje kutumvikanwaho, ari abasirikare ntibabyemeye, ari n'abasivili ntibabyemera. Noneho bakomeza umugambi kugeza bafashe Kinshasa. Bageze Kinshasa, kuko Kabila ariwe bari bashyize imbere, Laurent Kabila w'umusaza, bari bazi ko bazamukoresha icyo bumva bose cyose bifuza. Ariko bagezeyo nka perezida w'igihugu abo mu nationalist, kuko bari bazi ko abo muri West batazamwumva, noneho intambara ikazahera aho ngaho ikabura udaca muri Kongo, kuko aribyo bifuzaga. Bageze i Kinshasa, noneho basanga Kabila aremewe, bisa nkaho umugambi wabo uburiyemo. Umugambi umaze kuburiramo, batangira gushaka kumukubita kudeta, biza kunanirana, bituma noneho Kabila afata umugambi wo kwirukana Kabarebe i Kinshasa, kuko Kabarebe niwe wari chef d'état major w'ingabo za Kabila, zari zamufashije, iz'abakongomani zose n'iz'abanyarwanda ndetse n'izandi mahanga yose, wenda n'Ubugande nabwo bwari burimo. Kabarebe niwe wari chef d'état major, niwe wayoboraga igisirikare. Icyo gihe ashaka kubita kudeta, baza kumuvanayo. Mu kumuvanayo rero haje gukurikira abanyarwanda indege zabitaga ku kibuga cy'Ikanombe. Zahabagezaga hari imodoka za Tata ziteguye, ku buryo indege yahageraga abaje bose bagahita binjira mu modoka bakarukira ku Gisenyi, abandi baruhukira Cyangugu. Mu gitondo bavuga ko bafashe kuri Goma. Icyaje gutangaza rero nuko aho tuvuga ko ari umuharuro wateguwe,
ariko abanyamurenge bakawugwamo batari bazi ko ari ikintu cyateguwe kare. Nuko mu kugenda bavuze ko bagiye gufasha abanyamurenge cyangwa se kuramira abanyamurenge kugira ngo baticwa, kuko ngo ubutegetsi bwabo butugushaka kubica ndetse ngo buvanze n'interahamwe. Kandi interahamwe twari tubanye zari ziri aho ngaho muri plane, ntacyo zatwaraga abantu. Kuva mbere hose nta n'umuntu wigeze yicwa n'interahamwe, nta n'umuntu wigeze agira icyo atwarwa n'interahamwe. Ariko mbere nyuma y'aho batereye ahubwo niho haje kuba ibibazo biba byinshi. Noneho bamaze gutera kuri Goma, abanyarwanda batera kuri Goma nta n'inama n'imwe y'umunyamurenge. Noneho nubwo mbere babyitiraga ko bakorera inama n'abanyamurenge wenda tutazi, ariko noneho nta n'inama yahabaye kuko imodoka indege ya nyuma yahageze mu ijoro, nuko ntibuka itariki neza. Uwo munsi nari impari, zahise zikomeza muri iryo joro, bahita bafata kuri Goma, bukeye baho mu gitondo bafata i Bukavu, intambara irakomeza bashinga RCD. RCD ishingwa nande? Ishingwa n'u Rwanda, ariko imbere bahashyira baondekane b'abakongomani, bazariya Ruberwa, bakaraha babandi ya clique n'ubundi bari barahisemo yo gushira imbere, yo kugaragaza nk'agakingirizo, ariko ibikorwa byose bigakorwa na leta y'u Rwanda cyangwa se ari leta ya Kagame. Bigeze muri iyo nama imaze kunanirana, n'abasirikare barabyanze, RCD yarashinzwe, ari undi mutwe none utangiye kurwanya Kabila. Noneho wa mugambi wo kuzana abanyamurenge kubatuza mu nkambi ku Kibuye warakomeje. Ukomeje ni waje kuviramo imirwano yashamiranyije cyangwa se yahuje General Masunzu yarataraba general icyo gihe na Colonel Gafizi, hafamo abasirikare batatu b'u Rwanda, aho ngaho hari Uvira. Bamaze gupfa bisa nkaho babihosheje, bisa nkaho bigiye kwibagirana. Icyo gihe hatangira noneho imishyikirano, kuko muri 2001 ukwezi kwa mbere, itariki ntibuka neza, we naje gushaka nayibuka, nibwo Laurent Désiré Kabila yapfuye, kubera ko byatangiriye muri uko kutumvikana n'u Rwanda n'amahanga, asa nkaho barubesha ko Kabila atari muzima, ngo yabaye umukomuniste n'izindi mpamvu izindi zose bamushinjaga ko wamire kubeshya. Kabila yaje gupfa. Amaze gupfa noneho bimika umuhungu we Joseph Kabila. Joseph Kabila yimikwa, yari escort wa Kabarebe, kuko n'umuntu bagombaga gukoresha. Icyo gihe hahita havuka imishyikirano, ibindi bihugu byose byinjira mu gihugu, kuko ibihugu bya SADC byinjiye mu mirwano. Noneho haba amabloc abiri, u Rwanda, Ubugande na RCD byari ku ruhande rumwe, noneho hakaza ibindi bihugu za Angola n'ibindi nabyo bija ku rundi ruhande, bishigikiye ubuyobozi cyangwa se ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Muri iyo mirwano haje kuvamo ubwumvikane bwabereye Sun City azari yasubirwa agenda ari umunyarwanda, ariko yita umukongomani, kuko n'ubu ari umukongomani mu maraso, ariko imitekerereze ye na gahunda ze zose azikomora ku Rwanda. Ariko kubera kuko noneho Kabila na Kagame hari umwumvikano bari bakoreye hirya ku Ankashete, bemezanya ko bagiye gusakrifya bose abanyamurenge kugira ngo Kabila avanemo gukomera ko kubutegetsi, naho Kagame nawe avanemo gukura abanyamurenge mu gihugu cyabo akabashyira hariya kugira ngo azahakorere ibyo yumvaga ashaka, kuko byari byaratangiye no gukorwa muri 1996 mu 2000. Amafamu baragurishaga abanyarwanda mu Mutara, nje niho nakoreraga icyo gihe 2002, 2003, 2004, bagurishaga amafamu bagapakira inka zabo bakazijyana muri Nord Kivu. Icyo gihe rero hari hamaze gusa nkaho hariya hamaze kuba gace k'abanyarwanda, kuko inka zabo niho zari ziri, izindi zari maze kugera muri plaine ya Rusizi. Nyuma y'icyo gihe rero haje kuvuka kutumvikana muri 2000 nanone, kuko Masunzu yarakihari abereye u Rwanda imbogamizi, yagaragaraga nk'umuntu udashobora kwemera ko u Rwanda ruvogera Kongo cyangwa se ngo ruze guhungabanya abavyeyi biwe ahibereye. Noneho muri 2002 u Rwanda rwohereza ingabo zo kuza gufata Masunzu cyangwa se kumutera, kuko bavugaga hari inama yabereye kuri Yereka
yari iyobowe na General James Kabarebe yaravuze ngo Masunzu bazamuzana ari muzima cyangwa bazane umutwe we. Ayo magambo yavugiye muri Yereka yishongora rwose atuka abantu abasuzugura akora ibintu ubona ko ndetse yageze naho avuga ngo noneho nzajyayo ngo tuzareba ngo niyo mana yanyu mujya muvuga nimba hari kizakora. Uwo munsi muri Yereka abantu bose barashoberwa, ariko icyaje gutangaza nuko mbere yuko bagenda Azarias Ruberwa yafashe inzira aja muri Restoration Church avuga ko Masunzu ngo atunze intera hamwe 5,000 hehe 5,000 ngo kuri Gitave 5,000 agenda adeta buri musozi wose ubwo n'imisozi yiwabo avuga umusozi wose ni 5,000 by'intera hamwe abivugira muri Restoration Church kugira ngo ahe inzira cyangwa se acire abanyarwanda inzira yo ituma bajya muri Kongo. Icyo ngicyo nicyo kigaragaza ko muri aba banyamurenge bafitemo uruhare nubwo tuvuga ko baguye mu mutego cyangwa se bagiye mu, ariko hari ababigiyemo basa nkaho baguzwe. Abo bantu baragiye intambara iraba ku mahirwe Masunzu ntibamufata. Iyo ntambara irangira Masunzu akiri Masunzu arasigara ku buryo yaje kuba kuyobora 10e brigade mbari region militaire hano ya Bukavu. Nanone akomeza kubera imbogamizi u Rwanda rwaje kumvikana na Kabila rero rumusaba ko ruzamushyigikira we akazakomera ku butegetsi, ariko icyo bashaka nuko bakura Masunzu hariya mu maso yabo kugira ngo babone icyo, kuko ntibamubwiraga ngo babone icyo bakora kugira ngo bisanzura, ahubwo bamubwira ko bashaka gukuraho Masunzu hariya kuko ababangamiye. Icyo ababangamiyeho barakivuganaga simbizi, ariko icyo bemezanyije nuko Kabila bakuraho imitwe y'intwaro yitwaje intwaro imurwanya, cyo gihe bakuraho za CNDP n'ibindi, none Masunzu nawe bakamukuraho akava hariya muri ya zone ya Bukavu cyangwa se muri Kivu. Nyuma y'ibyo ngibyo urumva ko habayeho ubwumvikane hagati ya Kabila kugira ngo komeze ubutegetsi bwe. Hari ibyo yagombaga guseda, hari ibyo agomba guhara. Ibyo agomba guhara ni iki? Ni uguhara abanyamurenge. Kagame nawe icyo akuramo nuko yumvikana na Kabila akamuha amabuye y'agaciro, ariko akamwongereraho abanyamurenge kugira ngo abanyamurenge bakure hariya abashire mu makambi, noneho azabagire ibicuruzwa nk'uko n'ubundi asanzwe acuruza abantu acuruza jenoside. Ni ukuvuga ngo azabyitirire ko abanyamurenge bakuwe mu byabo, noneho ashaka kongera kurwana kugira ngo abasubizeyo. Urumva arashaka kubakurayo ku mbaraga, abashire mu makambi, abakeneshe, abandi abicishe inzara, noneho narangiza azongera atere igihugu avuge ko agiye gutera kubera inyungu z'abanyamurenge birukanywe mu gihugu cyabo. Ibyo ngibyo nibyo rero uwo niwo muharuro abanyamurenge bagenderamo bajya kugwamo, kuko ubu nyine baramya Kagame nk'Imana kandi ari mu kubasenya. Nyuma y'ibyo ngibyo nagiye bishyira mu byiciro, hari inzira nk'enye eshanu. Iya mbere ni ukumvikana kwa Kabila kugira ngo umwe afate kimwe undi afate ikindi, hagira icyo umwe abona undi agira ikindi akuramo. Icya kabiri nuko Kagame yashinze imitwe ya RCD, CNDP na M23 agenda yisimburanya, ariko aba bantu bagenda bajyaho hariho n'ibindi bise muri umoja wetu byari byo mu bishyikirano. Ibyo byose twari kugira ngo Kagame abashe gukontorora kari agace. Ni ukuvuga ngo agace nubwo tuvuga umuhero w'abanyamurenge, umuhero w'abanyamurenge si abanyamurenge gusa, iyo tuvuga abanyamurenge ni ukuyumva muri rusange, kuko abanyamurenge barafata connotation y'abatutsi bose bo muri Kivu cyangwa se bo muri Kongo. Abo batutsi rero, abo muri Nord Kivu, abo muri Sud Kivu, twese twahuriye mu gatego kamwe, kuko hari muri Nord Kivu ari hafi cyane kurusha muri Sud Kivu ugereranyije aho abanyamurenge batuye naho abanyamasi cyangwa abanyejomba bari batuye. Hari aho yarahasenye. Igihe cya umoja wetu ntabwo
intambara zongeye kuba zitewe n'icyo bita ngo ni interahamwe, ahubwo basizeho abasirikare ba Kagame bakora biyitirira izina ry'interahamwe. Nk'uko n'uyu munsi wa none hari uwitwa Colonel William Masabo niwe uri batwika imihana mu masango, ku Gihuha, ku Murambya, kandi ni umunyarwanda 100%. Colonel uri mu ngabo n'icyo gihe abagiye batwika iriya mihana yo muri Nord Kivu bari abanyarwanda. Icyo ni kimwe rero nuko Kagame yafashe abantu abafata bugwate, abumvisa ko ari we wenyine ushobora kugisha tekereza. Nayo mpamvu yafashe Nkunda akabamubitse hariya, niyo mpamvu bishe uriya mugenzi we nawe babeshe ngo nateri Bukavu ngo baramutabara, uriya Mutebutsi yarangiza bakamutererana, barangiza kumuterera bakamuzana mu Rwanda, mugeza mu Rwanda bakamushiraho, bamubwira gusa umwarimu kuza kwigishira ingara mu mashuri y'abanyarwanda, kugira ngo noneho bazagende muri Kongo bazi imvugo. Iryo niryo ryari somo yagombaga kwigisha mu nkambi za ntezema za gisirikare. Ibyo byose byarabaye tureba tukibaza icyo Kagame agamije ntitukimenye. Noneho hariho nabandi baguzwe amafaranga, ariko abo baguzwe amafaranga nibari abamakenga, niba Ruberwa, niba Nyarugabo, abo ngabo nabo baragiye, abo ntitukibagira. Tubabona gusa ku nshusho ko ari abanyamurenge cyangwa se ko ari abatutsi b'abanyekongo, ariko bariya bararangije batakiriho. Hakazaho ikindi giciciro cy'abantu bafashwe bugwate, cyane cyane abanyamurenge cyangwa se abatutsi b'abanyekongo baherereye mu Rwanda. Abo bafashwe bugwate ntawe utekereza, ntawe ufite n'uburenganzira bwo kuba yahirahira gutekereza. Ugiye gutekereza baranakubaza ngo ese wewe ibi ngibi ubikuye hehe, ubitekereje urinde? Kuko agomba gutekereza FPR akaba ariyo ikora ibintu byose. Ikindi cyiciro haje kwanganisha, ubwo ni muri za nzira igihumbi bavugiye i Butare, izi ngenda mvugamo ni inziramo nkeya, baje kwanganisha abanyamurenge na bene wabo b'abatutsi muri n'ubu. Baratwanganishije birarangira ku buryo bumvaga umututsi wo muri n'ubu kumva atari umuntu, kimwe nawe nuko yumvaga umututsi wo muri Sida nabo kumva atari umuntu. Kandi ibyo ngibyo byabaga byakozwe nande? Byabaga byakozwe n'abanyarwanda. Ibyo ngibyo rero byaje gukomeza bigera naho noneho binjira bamaze kurangiza abantu bo abatutsi bo muri Nord, bamaze bose kubahereza mu nkambi. Hasigaye ikibazo cy'abanyamurenge basigaye muri Sud, noneho badatuma umugambi wabo ugerwaho 100%. Kugeza n'uyu munsi wa none intambara zagiye zibaho, nacyo cyatumye twifuza natwe nubwo mwadutumije muri iki kiganiro, twifuza ko tugaragaza mu by'ukuri, tugaragariza amahanga, tugaragariza abatwumva ko umugambi wateguwe kera kandi n'uyu munsi urimo gusozwa. Urasorezwa hehe? Urasorezwa Murenge, kuko deja mu gace ka Kivu y'Amajyaruguru iho usa nkaho warangiye, kuko ubu nyine nta mututsi ukibayo, kandi ntariyo ngo ari mu Rwanda, ngo mu Rwanda hari icyo bamumariye. Bari mu Rwanda, bari mu nkambi. Ni nayo mpamvu yatumye ejo bundi barasa impunzi ari uko zirambiwe n'inkambi bashaka gutaha, kuko bumvaga bagiye noneho kongera kandi kubasubiza inyuma mu migambi yabo. Niko gufata amasasu bakayizengurutsa inkambi, abagore batwiste, abana bari aho ngaho, abasaza bari aho, ababyeyi bari aho, bakabasukamo amasasu. Ni umujinya w'uko bumvaga intego yabo igiye kongera kuburiramo. No bituma Kagame abasukamo amasasu kugira ngo batinyishe, hatazagira n'uhirahira yongera gutekereza ko azava mu nkambi igihe bamuhaye cyangwa se bazamugenera kitari cyarangira. Rero ikindi cyaje kongeraho ubu ngubu noneho uyu munsi wa none nuko ingabo z'u Rwanda arizo ikontorora Imurenge. Nuvuga ngo uhereye mu Rurambo
bashyizeho uwitwa Colonel Nzabampema w'umurundi bamubeshya ko agiye kubafasha ngo bazamufasha gutera Uburundi. Bamukuye muri plane ku mupaka w'u Burundi bamujyanye i Murenge. Ni ukuvuga ngo ururambo rugenzurwa na Colonel Nzabampema w'umurundi, ariko nawe ibikoresho, imiti, ibiryo, amafaranga akoresha byose biva mu Rwanda. Noneho ubu nyine Nzabampema niba sinzi iyo bamuhaye agace ke uhereye ku Murambya werekeza rero Masango werekeza Murambya ugakomeza za Umugeti werekeza mu Bijombo, aho ngaho hafitwe n'uwitwa Colonel William Masabo. Uwo ni umunyarwanda, noneho yakoresheje n'inama abasaza n'abapasiteri n'abashefu cyangwa se badupita ababwira ngo arimo gushaka ngo arashaka ingabo za Kayumba, ngo nta kibazo afitanye n'Abanyamurenge, ngo kandi ngo n'umuntu banyaze inka ngo aze ngo bazimusubize. Noneho icyo ni igihamya kigaragaza ko ibikorwa byose noneho ari u Rwanda rutabashije noneho no kwihisha. Mbere bakoraga ibintu bakihisha, ariko ubu ntabwo bihisha, kubera ko inka zanyazwe barazifite, zimwe bazishubira abasaza kubera ko umusaza basanze bazinyaze n'ubundi basanze bazazirira, kuko n'ubundi nta rutege yari akifitiye. Barebye babona nta bundi buryo, baramuhamagara bati uze tugusubize inka zawe, ariko izindi zaragiye. Izo ngizo bari bafite zifite n'umunyarwanda ubavuga ko ari uzifite azisubiza, ariko ngo izindi zajyanywe n'abamayimayi, kandi abo bamayimayi nabo ubwabo ari abamayimayi b'u Rwanda. Ntabwo ari abamayimayi bavutse ari abamayimayi, ahubwo ni ingabo z'u Rwanda zagiye zigushya insore z'abapfurero, ku buryo kugeza n'uyu munsi nta kibazo umunyamurenge afitanye n'umupfurero, nta kibazo umunyamurenge afitanye n'umubembe. Nigeze kumva Ruberangabo atanga icyo kiganiro, abantu bamumerera nabi baranamutuka, ariko mu by'ukuri yewe mperutse Uvira muri aya mezi ashize, nagiye mu bukwe bw'abapfurero ndabutaha, baranyakira, bampa ijambo, baranyishimira, bivuge ko natemberaga uko nshaka aho nshatse hose, nta numbaza ngo ese urava he urajya he. Kandi none igitangaje nari mfite n'ibyangombwa by'u Rwanda. Noneho ibaze abari bavuye aba bana nabo umunsi ku wundi baba bafitanye ikibazo kihari gusa nuko ari Abanyarwanda boshye insore bishwe n'ubukene bakazitwara, noneho bakazivuga ko bazigize za mayi, noneho akaba zijya kurasa abantu bivuga igipfurero, ariko mu by'ukuri ibikoresho, teni, imbunda, amasaso mashya babivana hehe? Babivana mu Rwanda.